tugira ikintu bitagwara umuhanzi uzaba ariko reba hiti bano bahanzi bagiye bagira ba Malone bakibaho ariko ntabwo ari ukubaharara ahubwo abanyarwanda b'abahanzi nabo baraza bagakora iminsi ingahe bagahita bagenda bakitura nyine nicyo kintu iyo aje akaba hiti then hakaza undi tugahita tumuharara wa undi ahita acika intege mana reba Afrique kuntu yaje fresh yego reba ariko aho ngaho wenda nkufashije mbona ikibazo kiri ku bahanzi mbona ikibazo kiri ku bahanzi ati kuko nanjye nakubwira abantu bahereye kera kandi bagikora no kuvuga ngo umuhanzi we mu gihe agiye gukora ikintu akagombye kuvuga ati kwihanganira risike zose zizabaho agakomeza agakora ikintu bita kugerageza ntabwo umuhanzi yaguha imiziki myiza ngo ntuyumve ngo nuko ngo utakimuharaye iyo umuntu akora imiziki myiza ariko baravunika none se dore nk'urugero sibyo reba nk'ubu Element sibyo agejeje ubundi akoze amaze kudutamo uturembo twe dutatu amaze kudutamo ariko watanye kumujyana na Bruce Melody uko si uguharara se nyine ntabwo bareba ibikorwa mana urumva nubwo Bruce Melody arenze sibyo ariko watanye kumugereranya n'umuntu udafite na kimwe cya kabiri cy'ibikorwa byiwe then burume baramuharaye Bruce Melody rero ari umuntu ucika intege yahita yatanya ko bamugereranya na Element yatatangira kugira ute kumva nyine biri kumugora kumva bikamuca intege kubona nyine igihe cyose ahereye akora ni munyakazi turabizi batanye kumugereranya n'umwana uzamutse amwireferaho rero ibyo sometime mu Rwanda iyo duharaye yego bitadutanya gufata umuntu tukamurutisha wa wundi dusanzwe twemera kandi tuzi kanashoboye iyo ni challenge man nimbogamizi dusoza rero n'inkuru yacu ni iki wabwira muri make abahanzi n'ibiki bagakosoye natwe dukurikirana abahanzi n'igiki twagakosoye ku buryo twese yaba ndetse n'abanyamakuru bibona ari iki nyine cyagakosotse ku buryo umuziki ugenda neza tukagira umuziki natwe umeze aho harimo side ebyiri hari abaduha imiziki hari natwe tuyikonsoma kuri side y'abaduha imiziki cyo nababwira no kudacika intege kandi ikintu cyose nyene cyose kiva mu kubira icyuya nabo ngabo abo bajene tuvuga ati ni bavuye kure bakomeza barwana nabyo ntabwo ari uko batahuraga nabyo ba Meddy ba The Ben bahuraga nabyo ariko bakomeza barakora barahatana barakotana iyo ni side imwe ni uruhare rw'umuntu uduha imiziki y'abahanzi kugira ngo ubundi bacike intege ikintu cyose yahorana we na making sure akaduhaye umuziki mwiza ibindi we akomeza akore icya kabiri hari n'abantu abakire bafite amafaranga bagerageze investing muri mu muziki nyarwanda harababigerageza akagerageza kumanaginga abahanzi urujya babona ba Junior ba Rocky sibyo yego ni umusaza mbona no kumusuhuza kabisa ariko kiri aho ngaho nubwo tunarenguza ati dusoza ukivuga mu bintu byo gushora mu bahanzi njye mbona iyo umuntu ashoye mu bahanzi ntabwo bijya birangira neza nk'uko wari ubikomoje ati nka ba Rocky urabona Rocky yashoye muri Papa Cyangwe barakora Papa Cyangwe arazamuka ariko birangira nabi barakora hashira igihe ugasanga umuhanzi ati aranyiba ntago ampa yakagombye kumpa umushoramo nawe ati mba namushoramo menshi nanjye mba nkeneye inyungu ugasanga bibaye ingorane wowe ubona kuba uri umuhanzi muri make kambe ngerekeze muri management ubona ari uko uri umuhanzi wowe byipezera ku giti cyawe no kuba uri umuhanzi ufite management ikintu cyakugeza ku muziki wawe ku buryo ukora ibintu ukabona biranaguha icyo ushaka ni ibihe uko byasa kose nta muntu udakunda kwikorera ibintu bye yego ariko bitavuze ko muri bya bintu byawe ushaka kwikorera byose ubishoboye bivuga ngo niyo wanakikorera sibyo hari izindi mbaraga ukeneye hari izindi mbaraga ukeneye abahanzi impamvu kwa managing usanga
bitarangira neza. Yego yego. Ni kwa kundi nyine ari ukuntu nyine abanyarwanda ba kera barabahanga barabirebaga kavuga ati ngo nyine ngo gasanga niba baravugaga harimo ubugome sinzi ariko nyine babaga barebye ko nubwo bakoreshaga bende imvugo nyine zikomeye cyane. Yego yego. Gasanga umuhanzi aravuze ati ngo ukiza ngo nimba ari ngo jisho ngo byagace kare gukana byukuri iyo mvugo n'ubwiremereye ariko icyo ashaka kumvikanisha nyine just ushobora gufasha umuntu man umuntu aje erega connection ya manager akuya ngahore n'umuhanzi ntabwo ari manager ujya gushaka umuhanzi man n'ubusabe bw'umuhanzi waje kwisabira manager nka mu manager yeah akavuga ati ngiye mfite impano ariko nta support ifite kugira ngo ti promoting then mfasha ahubwo nyuma kwa kundi abantu yamara kugira hana kuvana then hari ikintu utagiye kubona kiva utagiye kubona hava mutuntu hari kuvamo ukabona nyine utanye kugira umustar then urumva niba muri umuhanzi then kugaragara nyine nk'umuntu star sibyo agakora byose kabisa ukabona ubaye icyamamare amara kuba icyamamare tangira kwibagirwa uko waje muri music muri industry umeze kandi kubona urundi wabarinze ku undi muntu ukumva ni kubwawe iyo amaze kumva rero zo mbaraga umaze kugira ari wowe ari kubwawe ntuzikeshe igikundira wenda cyangwa se n'icyizere wagiriwe gutuga kuri wa muntu rero no birangira nabi. Okay, turetse gatoya muri industry yo cyangwa mu buzima bwa none katuje muri Bible gakeya. Yego yego. Wenda abantu bazi by'Imana barabizi yandi twumva n'amateka niyo utagusobanukiwe hari abami birataga. Mwami Imana ikamukoresha ibintu byo gutwara wenda umwami Nebukadinezari. Yego yego. Agahagara kigama ati ngaha ibi ni ibyanjye. Vuga ngo aho ngaho Imana ikagira umujinya yamujyanye mu ishyamba rishe imyaka 7. Vuga ngo rero nta muntu utabazwa no kubona umuntu wagize ahantu vana naho mugejeje ukabona ari kwirata bya bintu nk'ahariwe man power aho ngaho nicyo kibazo gihari kuri management. Abahanzi bo then mu magambo makeya yego yego abahanzi bo mu Rwanda iyo uramufata ujya ku managing agukenera umukenera ariko ukagenda atera imbere atatangira kubona bwabo nyine bwabo ufasha nta kintu atakigukeneye akumva rihagije kuma nta kigukeneye kuko nubundi abantu nyine nubwo bo mu managing baba bazi ngo baba bazi umuhanzi zina n'umuhanzi n'ibyo baba bazi n'ibyo n'ibikorwa bye n'ibyo baba bazi bo rero akumva nubundi ntabwo akigukeneye kuko yamaze kubona cya gikundiro cy'abantu. Yego yego. Ariko ntabwo ari byo nimba okay kwikorera ni sawa ariko nyine ugatandukana n'umuntu nkuko mwahuye ni mu mahoro munatandukana mu mahoro. Eze reka ngushimire rero ku by'iki kiganiro yaba ari inama yaba ari ibiki byose wagiye utanga mwizere ko abanyarwanda abahanzi abanyamakuru abantu muri rusange bumviyeho ndagushimiye ku bw'umwanya waduhaye. Okay akoze cyane namwe ndabashimiye rero mukomeza gukurikira Kigali Hotline Show mwumva yari Moses Nova mbaye mbashimiye ikiganiro nakagaruka ciao ciao. Ciao ciao.